nawe bazi kuregana bacu bazi kuregana ahita bigaragaza ahita babibona rwose iyo bamukoreye ikosa ahita avuza induru bazi gutaka nyine buriya koci yabigishije amakosa umukinnyi ashaka kugukorera ntibabirebere mu mitamine igiye kurangira naho abandi buriya ntibarebere niyo twanganya byaba ari sawa twagize hano usanga na Kenzi ashobora kuba batangira igihe ariko akikuriyemo hejuru cyane none yagitsinda wenyine ko bahazi nko kumuhereza nawe wite ukuntu ubona nyine nabaye umuzamu ninjye ndi gutangira oya ndi kuwutangira ndi kugira ngo nabone ugeze aha ntabwo kujya hakurya iriya nkahita ntangirira hafi bagiye kugaruka ku nshuti aha bambonye noneho kampumbi urarebye ikipe y'umujyi ntabwo ari abanyeshuri ntabwo ari abanyeshuri ikipe y'umujyi ikipe irakomeye habaye ikipe gikomeye akaze gazo cyane baramukanya igihaha abana b'abantu yatarabatsinda mu izina rya Yesu ariko Dawidi yatsinze Goliyati yamurushaga imbaraga urabona ukuntu uri kugera hariya urabona ko abantu bamenyeranye gucana urabona ikipe imenyeranye gukina abare n'ubwoba bwa mbere barasohoka ubwoba baranagufite n'ibiki oya nabo barananirwa
oya simba ko badutsinda ariko urabona ahantu ndimo ndavuga nti intsinzi ni iyacu Imana yayitugabije nk'uko yayigabije Dawidi kuri Goliyati kandi amurusha ibigango. oya cyane urumva no kubatsindira birashoboka ari ahantu babonye imipira ariko gutsinda nyine uzaza kubibona nabo uriya kapiteni ariko ari habonye imipira myinshi habonye myinshi hariya habonye imipira myinshi abonetse hariya sibyo cyane aha yabaye ibicapo yes cyagaragara